ku munsi wa gatatu w'inama rusange y'ishyaka ry'abarepublikani ibera mu mujyi wa Milwaukee muri Leta ya Wisconsin waranzwe n'ijambo rya mbere rya Vance. Vance yatoranijwe na Donald Trump kumubera Visi Perezida mu gihe yabatsinze amatora. Haba mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Trump ndetse n'imirimo y'iyi nama rusange y'ishyaka ryabo, Trump yakunze kumvikanisha insanganyamatsiko igira iti tugire Amerika nziza. Ubu muri iyi nama rusange ishyaka rye riragira riti dusubize Amerika imbaraga zayo. Ibi rero nibyo umuntu yavuga ko ari byo Vance yashingiyeho ubwo yitaga Trump ko ari icyizere cya nyuma Amerika ifite, bityo akemera kumubera Visi Perezida. Vance yabanje kwibwira abitabiriye inama rusange y'ishyaka ry'abarepublikani. Wow, my name is Vance from the great state of Ohio. Yakomeje n'ijambo rye avuga imibereho yumvikanishije ko yari igoye, ibyo yafashe nk'amahirwe akomeye yo kwerekana ko ishyaka ry'abarepublikani risobanukiwe neza n'ibibazo byugarije abanyamerika. Ikindi senateri Vance w'imyaka 39 yagarutseho mu ijambo rye no kuba nyina umubyara yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge isadahari ubwo yari akiri umwana baba muri Leta ya Kentucky na Ohio. Yakomeje avuga uko yagiye azamuka muri politiki kugeza aho ageze ku rwego rwo hejuru muri politiki ya Amerika. Mu kwemera rero umwanya wo kuba Visi Perezida wa Trump, Vance yagize ati kuri uyu mugoroba rero bwana Perezida, mpagaze hano nicishije bugufi kandi nshimishijwe no kuvuga ko nemeye ku mugaragaro umwanya mu mpaye wo kuba Visi Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo muri iyi nama yo mu mujyi wa Milwaukee yavugirwagamo ibindi bitari ibara ryari rigwiriye igihugu ubwo Trump yaraswaga muri Leta ya Pennsylvania ari mu bikorwa byo kwiyamamaza, aha habera inama ntibyabujije kuba hari abatekerezaga ko ishyano ryari riguye. Uyu ni Ray Michaels witabiriye iyi nama avuye muri Leta ya Arizona. Twabonye bari nk'amahano, ntibyari bikwiriye kubaho, kandi twifuzaga ko amenya ko turi kumwe nawe muri ibyo byose, ko tumwubaha, turi inyuma ye, turi kuri uru rugamba kandi turifuza kumugaragariza ko tumushyigikiye, amenye ko turi kumwe nawe. Perezida Trump ntabwo uri wenyine. Ibi bivuzwe na Ray Michaels byashimangiwe n'abantu batari bake bitabiriye iyi nama, bose biyambitse igipfuko ku gutwi kw'iburyo, ibishimangira ko bari kumwe na Trump koko muri byose. Uyu witwa Stacy Goodman arasobanura impamvu yo kwishyiraho igipfuko atakomeretse. Nambaye agapfuko ku gutwi kw'iburyo kugira ngo nifatanye na Trump. Umwuzukuru wa Donald Trump witwa Madison Trump wahawe ijambo muri iyi nama yashimagije sekuru, anavuga akababaro yatewe n'inkuru yari imugezeho ivuga ku iraswa rye. Even when he's going through all these court cases, he always asks me how I'm doing. Nubwo hari ibibazo ari kunyuramo mu nkiko, ariko buri gihe yambazaga amakuru yanjye. Ahora nera umwete wo kuzaba umuntu ukomeye ko nshoboye. Bigaragara ko kandi hari urundi rwego ibi yabishyizeho, kandi birashoboka ko umunsi umwe nzamera nkawe. Ku wa gatandatu nababajwe cyane no kumva ko yarashwe. Icyo gihe nahise nifuza kumenya uko amerewe. Byari biteye agahinda gakomeye kumva umuntu ashobora gukorera biriya undi muntu. Hari abantu benshi bagiye bagirira nabi sogokuru, ariko n'ubu aracyariho. Sogokuru, uri ingirakamaro. Sogokuru, uri intangarugero, ndagukunda. Igihe cyose Madison yamaze avuga, sekuru nawe yakimaze amwenyura. Vance wahindutse vuba muri iyi myaka ishize yabanje kuba mu banegura cyane Trump wahoze ari perezida kugeza aho atangiye kumushyigikira. Kuri ubu yiteguye kuba umuyobozi w'ishyaka no gukomeza gushyigikira umushinga wa Trump. Harris ishimwe, Ijwi ry'Amerika.